Hello guys, mumeze mute? Reka twizere ko mumeze neza, abashoramari ndetse n'abandi bantu bakunda ikoranabuhanga, by'umwihariko blockchain na AI. Uyu munsi turaganira ibintu bikomeye cyane, turasharinga ubumenyi nk'ibisanzwe n'ubundi kuri iyi platform ya Intogore Fintech. Tuganira ibintu byinshi cyane bijyanye na technology, bijyanye na financial technology, by'umwihariko blockchain na AI. Uyu munsi rero nk'uko twagiye tubiganiraho, nk'uko n'ubundi twabishyize kuri flyer, kuri post, turaganira uyu munsi kuri blockchain, kuri DeFi, kuri tokenization, ariko twibande kuri blockchain ya ICP n'ubundi, nk'uko n'ubundi twabibonye. Dutangira n'ubundi Intogore Fintech, ku bantu n'ubundi basanzwe batazi icyo ari cyo. Intogore Fintech ni community yibanda ku kuganira, kwiga ndetse no gukora ubushakashatsi kuri blockchain ndetse na AI, ariko by'umwihariko kuri pariti ya tokenomic, cyangwa se mu buryo bw'ishoramari, uburyo bwo gutradinga ndetse n'uburyo bwa usability, uburyo bwo gukoresha izo mpande zombi, yaba blockchain cyangwa se artificial intelligence cyangwa se AI mu magambo ahinnye. Hanyuma uyu munsi, mu gihe wenda abandi bakijoyininga, ndabona abamaze kujoyininga. Mu gihe abandi bakijoyininga n'ubundi, reka tumvugeho gatoya kuri blockchain ya AI, ariko ndavuga kuri pariti ntoya ya tokenomic. Hanyuma iyindi introduction irambuye, n'ubundi ICP Rwanda baratubwira byinshi kuri iyi blockchain, yaba kuri pariti ya blockchain nka technically, cyangwa se blockchain n'ubundi umushinga wa ICP cyangwa se internet computer, kuri side ya tokenomic. ICP ku rutonde rwa coin market cap ni coin ya 24 ku rutonde rw'amacoin afite agaciro mbumbe kanini. Ni coin cyangwa se ni projet ifite market cap ya miliyari 4 z'amadolari, total market cap. Hanyuma ikaba ubu tuvugana ifite agaciro k'amadolari 8. Hanyuma ikaba ifite total supply ya miliyoni 522. Hanyuma nta maximum supply ifite, ni ukuvuga ngo anytime hashobora gukorwa izindi token. Hanyuma total circulation supply ni miliyoni 465, nizo ziri muri circulation. Ubwo ndavuga kuri side ya tokenomic n'ubundi, kuko ariyo Intogore Fintech, nk'uko namaze gutanga introduction, niyo twibandaho cyane, ntabwo tujya cyane muri technique. Hanyuma ICP Rwanda ho baratugiramo mu mpande zombi, batubwire in deep, mu magambo arambuye
ibyo idufitiye bari gutanga introduction, hanyuma n'ibibazo turagenda tubabaza. Baragenda baduha ubusobanuro, cyangwa turagenda dusobanukirwa mu by'ukuri ICP, project ya ICP ni iki, dufitiye akahe kamaro, n'ibindi byinshi dukeneye kumenya n'ubundi kuri ICP. hanyuma rero kuri tokenomic, iyo umaze kumenya total supply, ukamenya circulation, ukamenya maximum supply, nk'uko twagiye tubiganiraho, n'ubundi uba ukeneye kumenya timu iri behind ya token runaka. Timu iri behind, wenda ICP Rwanda baraza kutubwira byinshi kuri timu iri behind, ariko founder wayo cyangwa pioneer wayo wa mbere ni Dominic Williams, ariko afatanyije n'ubundi cyangwa se supportinzwe na organisation y'Abasuwisi Definity. Ndakeka irifite abantu 180 iyo organisation b'abahanga. Muri icyo gihe, mu gihe n'ubundi batangizaga iyo ICP cyangwa se project ya ICP, bayobowe n'uwo mugabo Dominic William, umuhanga cyane mu bya computer. Hanyuma iyo niyo team iri behind yayo, ni abahanga bose, abantu 180. hanyuma iyo umaze kumenya n'ubundi team iri behind ya project, ndavuga kuri side ya tokenomic, iyo umaze kumenya supply, ukamenya team iri behind, uba ukeneye kumenya noneho usability iri kuri iyo project. Usability kuri iyo project rero, by'umwihariko kuri ICP nayo, ndakeka ICP Rwanda bari kunotinga utuntu n'ubundi turaza kubabaza mu kanya, ariko usability kuri side ya tokenomic, ntago ndinjira cyane technique papasi ya ICP cyane, kuko barabitubwira nk'uko nabivuze, ni ka introduction gatoya, ariko ku side ya tokenomic, usability ya token ya ICP rero harimo bwa mbere ni ukukoreshwa nka payment ku bantu bakoresha serivisi za ICP, harimo abantu bafite projet zubakiye kuri ICP. Hanyuma bwa kabiri n'ubundi ni ukuba yakoreshwa hishyurwa abantu benjoyinga serivisi za ICP, harimo aba validators, abakora ibintu bya staking. Abo bose bahura cyane na ICP. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ukorera projet kuri ICP ashobora gukenera token ya ICP. Hanyuma indi usability ya ICP mu buryo bwagutse, n'ubundi ICP Rwanda baraza kubidusobanurira. Hanyuma ikiganiro cy'uyu munsi n'ubundi turibanda kuri nubwo turibanda kuri ICP, ariko n'ubundi turaza kuhamenyera ibintu byinshi cyane bitandukanye bijyanye na ICP cyangwa se na blockchain in general. Nubwo turibanda kuri ICP, turibanda kuri internet computer, ariko biraduha n'ubundi ishusho y'izindi blockchain. N'ubundi ICP hari amaproje n'ubundi agiye atandukanye ya AI, DFI, aho hose baranyuramo n'ubundi baduhe isura y'aho ngaho hose, ariko bigendeye n'ubundi kuri project ya ICP. ICP rero nabakiriye, welcome. Ndabona hamaze kujoininga abantu batandukanye, ba Rafael, murakaza neza.
ICP mumeze mute murakaza neza kuri Intogore Fintech. Murakoze, uriho uranyumva se? Muri kunyumva? Yes, turi kukumva. Byiza cyane. Ndishimye, ngira ngo nicyo cyambere cyo guheraho. Ngira ngo baza ari ubwa mbere nitabiriye izi space, nubwo ariko ijambo ni inshuti yanjye nyuma mu gikari ukuntu dusanga turi inshuti tuganira kenshi, ariko nshobora kuba ubwa mbere ngira ngo uje hano kuri space niba mbyibuka neza, numva ari ubwa mbere. Yes, ni ubwa mbere. Ubwo ibyo byose ni inkono yagombaga guhira igihe. Ndishimye rero, ndumva ikiganiro cy'umunsi kiri buze kugenda neza. ICP Rwanda ni spoke, tuvuga spoke bishobora kuba ari wenda mu kinyarwanda byaba ari nk'ishami kuko ICP yo mu Rwanda n'ubundi isa nk'ikorera munsi ya hub ya Kenya. Twe ntabwo turagira hub yewe, ariko niyo nzira, kubera ko ibikorwa dufite mu minsi iri imbere itari myinshi cyane turaza kuba dufite hub mu Rwanda. Hanyuma ntabwo tumaze igihe kinini cyane dutangiye, ariko none si gitoya ko tumaze no gukora ibikorwa byinshi. Muri icyo gihe tumaze dukora, tugenda twigisha tekinoloji ya blockchain, tukibanda kuri ICP cyane. Ku bantu batari babizi, ICP bisobanuye, ICP mu magambo arambuye ni Internet Computer Protocol. Ni blockchain tool, cyangwa ikagira na token yayo, utility token, nkuko abantu musanzwe mukora ibijyanye no gutradinga amatokeni muzi ko abona izindi token. ICP nayo ni token ibaho, kugira ngo ijambo yanyuze ku bijyanye na ekonomi yayo, yavuzeho iby'ibanze yabivuze. Icyo turi bwibandeho cyane ibijyanye na tekinoloji yayo cyane, hanyuma turaza kugerageza kugenda dusubiza n'ibindi bibazo biri buze kugenda tubazwa gutyo ku kiganiro kiza kugenda. Ndumva ari ibyo ngibyo. Hanyuma wenda ahubwo ndamenya ndi bubihereye. Yes, so yavuze kuri utility za ICP. ICP ushobora kuyikoresha ahantu henshi hatandukanye. Ndibuze kugerageza kuvuga no kuri governance ya ICP yose muri rusange, ndibuze kuyivugaho kubera ko n'ubundi isa nkaho nayo yibanda cyane ubundi kuri token economics ya ICP, kuko murabizi aya ma technology ya blockchain n'ubundi amenshi, cyangwa se ibyo bita web3 services, n'ubundi mu biyagize cyane harimo na economy y'amatokens, nk'uburyo bwo guha valeur ama assets. Byo ngira ngo ibyo biri kumvikana cyane. Rero iyi token ya ICP ushobora kuyikoresha mu buryo bwinshi butandukanye. Icya mbere, ushobora kuyikoresha ugaparticipa muri governance ya ICP. Muri governance ya ICP baho uparticipamo gute? Ni wenda tuvuga urugero nko ku ma proposals, ushobora kugenda ugatora, hanyuma uko ugenda utora ugenda ubona icyo bita voting rewards. Voting rewards rero zagugenduka izindi token n'umusaruro wo gutora kwawe, nuko twabyita. Ariko rero kugira ngo wemererwe gutora bisaba gustakinga cyangwa se kugwatiriza amatoken. Niba mu Kinyarwanda kizanye ngo cyane nko kugwatiriza, numva ari nk'iyo sense nziza umuntu ashobora kubyumvamo. Dufite platform cyangwa se DAO ikora ibijyanye no na governance ya ICP, yitwa NNS, Neural Network Services. N'ibyo byose biberamo. Rero niho ujya, hanyuma ugastakinga amatokeni yawe, ama ICP ukayastakinga, ukagena igihe runaka ushaka kuyastakinga, kiba kiri hagati y'amezi 6 n'imyaka 8. Donc nuvuga ngo ntabwo ntibyemewe kujya munsi y'amezi 6. None igihe kinini cyane ushobora gustakinga amatokeni yawe ni imyaka 8. Urumva uko ya staking igihe kinini cyane niko biguhereza voting power nyinshi. Hanyuma kandi uko biguhereza voting power nyinshi ni nabyo kandi biza kudetermina voting rewards ushobora gutsindira. Hanyuma iyo umaze gustakinga ama ICP yawe ubona icyitwa neurons. Neurons rero iyo umaze gustakinga izo ICP zawe, washyizeho n'igihe runaka byo bita dissolve delay, uhinduka wowe wa stakinze ICP uhinduka neuron holder.
uvuga ngo ufite neurons nizo zikwemera kuza guparticipa muri governance ya ICP. Hanyuma iyo umaze kugira izo neurons zawe warazitekinze mu gihe runaka wagennye, bakwemera kugenda utora. No uko utora ni kugenda wunguka izo bita voting rewards. Ahangaha bazita maturity, ariko maturity rero nizo ziza guhinduka, nizo voting rewards cyangwa se nizo kuza guhindukira ICPs inshyashya. Nazo wakita igihembo, nyine igihembo cy'uko watoye cyangwa waparticipatinze muri governance ya ICP. Mu buryo bworoshye bavuga ko ari wenda aho ngaho, ubwo ni uburyo bwa mbere ushobora gukoresha izi ICP. Uburyo bwa kabiri ushobora gukoresha ICP, ushobora kuzigura kugira ngo ubashe kugura icyo bita cycles. Aba developers nibo bazikenera cyane kubera yuko nkuko mubizi ICP ikoresha model yitwa gas reverse model. Ni uburyo bw'uko kuri ICP canisters nizo zishyura fee, nizo zishyura ikiguzi cyangwa izo gas nizo zishyura gas. Mu gihe ku zindi blockchain biba biri shared, aba developer barishyura nyirango n'aba users bakishyura. Izo ndumva ari uko ku zindi blockchain bikora, ariko kuri ICP gas zishyurwa na canista, ariko ubwo nivuga canista ntabwo yishyurwa, ubwo n'umu developer wayo nyine nyiri iyo canista niwe wishyura, kuko urumva niwe umu developer niwe wishyura nicyo bita reverse gas model hano muri ICP. Rero kugira ngo wishyure iyo gas ntabwo wishyura nka ICPs, kuko ICP ni token n'agaciro kayo karahindagurika buri munsi. Ugura icyitwa cycles, ko cycles zo ziri stable. Noneho wamara kugura cycles rero nizo ukoresha wishyura computational storage, ukishyura processing power, ibintu nk'ibyo ngibyo n'ama traffics. Ugenda ubyishyura, ariko ubyishyura ukoresha ama cycles, ntabwo wishyura ama ICP nk'ama ICPs, ahubwo wishyura ibyo bita ama cycles. Izo cycles nizo ukoresha wishyura izo computation na storage zizo canista smart contract zawe. Ku bantu batabizi, nimvuga canista smart contract, Urabona ku zindi blockchain dusanga tugira icyo cyitwa smart contract. Smart contract ni nka code wandika cyangwa se ku ba developer basanzwe babaho, reka tuvuge mu buryo bworoshye nk'ibyo wakita back end side. Ni nka logic ya projet yawe mu buryo bwa developer basabona hari abasanzwe ari developer yarangaje barabasha kuyumva neza. Noneho rero yitwa smart contract kubera ko ni agreement biri hagati y'amanode. Ayo manode abaza guparticipa. Ndumva iyo ninjya muri yo side yo kubisobanura, iyo ngishobora kuba ari side ya nk'iyo wakita nka overview, nibaza ko abantu benshi bari hano bagomba kuba bayumva kubera ko yo niyo umuntu wese ahera hajya kwiga blockchain abasha kuyumva. Blockchain technology aho amanode menshi aza guparticipa yaba muri processing yaba muri storage. Donc mu buzima bwa blockchain technology haparticipamo amanode menshi, mu gihe muri technology yari isanzwe yo muri web tuho twaga dufite server imwe, iyo ngiyo ikaba igenga ibintu byose, ariko rero muri blockchain ho dufite amanode menshi gutyo. Noneho rero narigeze kuri smart contract. Smart contract yitwa smart contract kuko niyo iba ari agreement hagati y'amanode yose. Amanode yose niyo agenderaho yexecuta cyangwa se akora mu bijyanye no kuraninga yapo, niba ari projet runaka, niba ari reka twite projet runaka, zose zikoresha same cyangwa se smart contract. Ni impamvu yitwa rero contract. Hari abantu nanyaga nigisha wagira nk'ahantu kuntu wavuga smart contract ukagira ngo nizanzandiko bajyana kwa noteri. Wenda niko benshi bashobora kubyumva kubera ko basanzwe bazi contract nyine nk'inzandiko abantu bandika, ariko mu busanzwe contract ni agreement, ni ubwumvikane hagati y'impande runaka. Naho rero bijya gusa kubera ko smart contract n'ubundi ni code, ariko izo code nizo node zose zigenderaho mu kumvikana uburyo zikoramo ziraninga ya projet, ibintu nk'ibyo ngibyo zemerera condition ko smart contract ifite ibirimo ama condition runaka aza kugena uburyo ibikorwa bikurikirana. None rero hano muri ICP tugira icyitwa Canista smart contract. Canista smart contract hano ni izo code nyine, izo code waraninze muri smart contract yawe plus icyo bita state cyangwa se data zawe, data nyine iyo projet yawe ibitse, nibyo bita Canista smart contract. None ahangaha rero iyi Canista smart contract yose uko yakabaye, aho ibitse ubwo ni storage yayo,
traffics zikoreraho, ubwo traffics wayita wenda se nk'umubare w'abantu bayikoresha n'uburyo bayikoreshamo, ibyo bita traffics. Ibyo byose biragenda bikishyurwa n'umudevelopers, n'uyu mudeveloper niwe agenda akabyishyura. Ngira ngo aho ngaho hari mu buryo bwa kabiri ushobora gukoreshamo iyi token ya ICP. Ubundi buryo ushobora kuyikoresha wishyura. Tuvuga urugero nk'abantu basanzwe bahaha bakoresha ama-crypto, byo basanzwe babizi, cyangwa se bakora ama-crypto exchanges n'ama-tradings, ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyi token ya ICP nayo wayikoresha, iraristinze ku ma-trading platform hafi ya yose. Ngira ngo Jambo yahoze avuga kuri hano kuri market coin, cyangwa se n'abantu bakoresha Binance, naho biriho, ushobora kugenda wayigura, ifite agaciro kayo runaka mu stable coins yandi nka USD, ushobora kuyivunja ukayibona, cyangwa se ukavunja mu buryo runaka ukayibona. Donc nuvuga ngo iyi token ya ICP nayo ifite uko ikora bijyanye n'uko n'izindi token zose zikora. Nayo ushobora kuyicururizamo, ushobora kuyikoramo investment kandi ihagije, kuko niba mubyibuka neza nababwiye kujyanye no gustakinga, nababwiye iyi network nervous system yayo, ushobora kujyamo ukagura aya ICP ukayastakinga. Nayo ifite economy nziza, ngira ngo byanga bikunze ahanga, nubwo bigoye ko hari uwahita abyemera direct, ariko byanga bikunze hano hari abastakinze aya token ya ICP kandi babona inyungu yayo igenda izamuka. Donc mu buryo bworoshye ngira ngo nabivuga gutyo, sinzi niba hari icyo nsimbutse mu byo nagomba kuvuga. Wenda muragenda munyunganira cyangwa se mugende mupopinga n'ibibazo, hanyuma ikiganiro kigende kiryoha. No ijambo ndi burisubize Jambo tugakomeza. Urakoze. Okay, urakoze cyane ICP kuri ayo makuru duhaye ku ahantu ushobora gukoresha ICP. Hanyuma nyemerera ngo usubize inyuma, hanyuma duse n'abava kuri tokenomic ho gato tujye kuri blockchain. Uduhe introduction kuri urabona mu isi ya blockchain hariho projet nyinshi cyane, hariho za Ethereum, za Bitcoin, hariho za Algorand, hariho za Nia n'izindi nyinshi cyane usanzwe umenyereye. Ndifuza kuduha ka introduction gato kuri ICP, ariko uduhe n'umwihariko wa ICP itandukaniyeho n'izindi blockchain. Urakoze. Okay. Icyo nakubwira nuko blockchain ziba mu byiciro ibyo twakwita amalayers. Sinzi ibyo niba biri buze, ariko ndagerageza kubisobanura kugira ngo byumvikane neza. Kugera ubu ngubu dufite blockchain ziri latest, ziri kuri layer ya gatatu. Izo kuri layer ya mbere wavuga ko zo ziraninga ama-cryptocurrencies. Izo kuri layer ya kabiri zishobora kwemera aba developers kubaka ama smart contract, ariko zikagira ikibazo cya scalability, ko niba nyanga abantu bari hano twese dufite notion kuri blockchain ibika amakuru mu buryo bw'ama-blocks, bituma ikenera storage nini cyane, kandi n'uburyo ishobora gukuramo ntago ari uburyo umuntu ashobora kwicara avuga ngo ndi kuyireba ngo ndayigenzura isaha n'isaha, ishobora gukura ikarenga ikigero runaka uteganya. Iyi ICP yo rero yo uburyo storage yayo scaling at infinity level. Donc yo ntabwo ushobora kuvuga ngo ageze igihe iruzura, cyangwa se ngo yaranins out of storage nkuko bishobora kugenda ku zindi blockchain. Kuri nkuko n'izindi ndi kugeza gusoma ngo ndebe uburyo izindi blockchain zigerageza guhangana n'ikibazo cya scalability. Kuri Ethereum bari bashanya uburyo bashaka kujya bakora partition ya database yabo, bakayipartitiona hanyuma ikabasha guhangana n'ikibazo cya scalability. Ariko kuri internet computer cyangwa se kuri ICP ho uburyo ICP basha guhangana n'ikibazo cya scalability ikoresha cyitwa ama-subnets. None ama-subnets rero, ama-subnets na manode runaka aba selectione, hanyuma ayo manode akaza kuba running. Donc cyo subnet ni nka instance. None iyo subnet imwe ishobora guhostinga ama smart contract menshi cyangwa se ama canisters menshi. Ariko
iyi subnet imwe ibifite ubushobozi bwabasha kuraninga EVM Ethereum virtual machine, EVM yose ya Ethereum uko yakabaye. Iyi subnet imwe bishobora kuziraninga zose. Noneho rero bituma kubera ko subnet zishobora kugenda zaguka mu buryo bwinshi, cyangwa subnet imwe ikaba ishobora kugenda yaraninga smart contract nyinshi, byorohereza ICP ko ishobora guscalinga mu buryo buyoroheye kandi gascalinga at infinity level. Ikindi cyoroshye, ikindi tandukaniro nshobora kubabwira kuri ICP, ICP ikoresha chain key cryptography. Chain key cryptography ni uburyo buyifasha gukora distributions y'ama data cyangwa se application yayo. Muzi ko blockchain iraningira kuri donc mu byifite bya mbere, mu byibanze blockchain ifite icyitwa decentralization. Decentralization rero ni ugukora distribution y'ama data cyangwa se application yose uko yakabaye uko iraninga ikaba itabitsa ahantu hamwe, ariko ahubwo gusa ikaba decentralize iri ahantu henshi hagiye hatandukanye. So rero kuri ICP ikoresha chain key cryptography n'icyitwa kanze nyibuke neza, yo cyitwa consensus mechanism yayikoresha iyorohereza gukora iyo distribution mu buryo bwihuse, kuko niba hari abantu bashobora gusoma hanga hari icyo bita fine time. Donc fine time ni igihe transaction yawe ishobora kumara kugira ngo ibe approved. Kugeza ubu ngubu ibaza ko ICP ni ifite time, donc fine time ntoya cyane ugeneje n'izindi project zose uko zakabaye. Kubera iki? Kubera iyo technology yayikoresha yo iri fast, irihuta cyane bigereranyije n'izindi blockchain, bituma yihuta cyane. Iyo wayita nk'umwihariko wayo, kuko urumva byo biri hariye par rapport y'izindi blockchain uko ziraninga. N'izindi blockchain nazo zifite uko zigenda ziraninga, wabibona ugiye usoma ama overviews yazo. ICP ishyiraho uburyo, donc itanga uburyo smart contract zayo cyangwa se kanisa zazo ziraninga mu buryo bwa web services zisanzwe ziriho, kuko ushobora kuyiraninga ukoresheje ama protocols ya HTTP na HTTPS, kandi no imbere yayo ubwayo bishobora kuyihandoringa. Tuvuga urugero nk'aba developer ba blockchain kuri ICP ushobora gukora interoperability hagati ya smart contract n'izindi, donc smart contract yatandukanye ushobora kuyoperatingira mu yindi smart contract yawe uri gukora ukoresha component ya HTTP na HTTPS. bitandukanye n'izindi blockchain, ko izindi blockchain ho ntabwo biri seamless nko kuri ICP, ko ukenera third parties zigufasha gukora ibyo ngibyo. Ariko kuri ICP ho izo third parties ntazo ukenera. Numva uwo umwihariko wa mbere wo kuri ICP utuma ICP itandukana n'izindi blockchain. Of course icyo rero ndi kubabwira kujyanye n'ama layers, ICP iri kuri, donc ni blockchain ya layer 3, kubera ko ibasha guhandlinga iyo scalability, ibasha guhandlinga scalability, kuko nababwiye ko scaling at infinity level zorumva iyo na avantage par rapport y'izindi blockchain, bituma yo iri muri level 3. Ntabwo ari blockchain nyinshi rero ziri muri level 3 nyinshi, wizi nyinshi tubona ziri popular cyane, nyinshi ziri kuri level ya 2 ko ziracyafite ikibazo cya scalability. Yewe na Ethereum ubwayo ubona ko nyine ari popular cyane, ngira ngo niba ntibeshye mu bantu bireza gusoma. Muzi ko Ethereum ishobora kuba iri popular cyane kurusha izindi blockchain, ariko nayo iracyafite ikibazo cya scalability. N'iki twise final time yayo iracyari nini cyane, ugereranyije storage yayo, uburyo storage igura, ndavuga ku ba developers bajya gushaka storage yo guhostinga ama smart contract yabo. Kuri Ethereum nabonye ari ibihumbi byinshi by'amadolari, mu gihe kuri ICP wishyura amadolari 5 gusa kugira ngo ubashe kubika gigabyte imwe mu gihe cy'umwaka. Urumva icyo ni igiciro gito cyane ugereranyije n'uko izindi
nuko izindi blockchain zikora. Iyo urumva ni avantage. Hanyuma wenda mu bindi bijyanye n'avantage nuko kugira ngo develop kuri ICP bigusaba ushobora gukoresha langaje zirenze imwe ukora ama smart contract yo kuri ICP. Ushobora gukoresha yitwa langaje yitwa Motoko. Motoko ni native language ya Internet Computer Protocol. Ushobora kandi kubaka ama smart contract kuri ICP ukoresheje JavaScript, ifite framework yitwa Azo. Abakora kuri party yo kudevelopa cyane ndi kuvuga agomba kuba babyumva ko tubisubiramo kenshi. Ushobora gukoresha kandi Python ifite framework ya Kibra. Urumva kugira ngo mu Rwanda dufite abadeveloper Python barayikunda cyane kubera ko iraniga ibintu byinshi ranoroshye. Na Python ushobora kuyikoresha kubaka smart contract kuri ICP. Ushobora gukoresha Rust ni high level programming language. Rust ikibazo nuko mu Rwanda ntabwo tugira abadeveloper benshi ba Rust, ariko Rust ifite na avantage nyinshi ugeneje n'izindi langaje. Donc nayo ushobora gukoresha na Rust nayo kubaka smart contract kuri ICP. Ikindi ngira ngo kandi ka avantage ushobora kubonamo nuko ICP nkuko nababwiye ko ikoresha iyi reverse gas model. Nuvuga yo kugira ngo accessing smart contract zo kuri ICP nta kiguzi bigusaba, ntabwo bigusaba some amount of tokens nkuko kuzindi blockchain bisaba. Gusa ugomba kuba wenda nkaho bikenewe ko tuvuga urugero henshi usanga nka authentication akoreshwa internet identity. Bikubereye byiza waba ufite wallet, ariko si ngombwa kuba ufiteho amatokeni wenda waraguze amatokeni runaka, si ngombwa. Ushobora ku accessinga smart contract zo kuri ICP, ntabwo bigusaba kuba ufite amatokeni runaka. Browser yawe, wallet yawe, akenshi ibyo ngibyo biguhagije kuba accessinga smart contract ziri kuri ICP. Ariko ku zindi blockchain ho bikostinga byinshi, yani gusaba kuba ufite amatokeni runaka kugira ngo ubashe kugira wallet ni ngombwa. Hanyuma gutyo usanga bihenze kugira ngo accessing ama smart contract ku zindi blockchain. Ariko kuri ICP n'ubuntu, urebye n'ubuntu uko bigusaba browser yawe, gusaka internet na wallet, ariko nta giciro bigusaba, ntabwo wishyura. So ngira ngo ndumva kubijyanye na n'ikibazo rubaje, ndumva ngira ngo ngerageje gusubiza, nubwo nawe ntasubije byose uri buze kugereza kunyibutsa ibindi nanibagiwe, hanyuma kugira ngo ikiganiro gikomeze kiryohe. Murakoze. ICP urakoze. Ubwo birumvikana ko n'umuntu ashatse wenda kubaka, wenda afite projet ye, urugero afite project wenda ashaka gutokenizinga wenda ibintu byo mu buzima busanzwe, birumvikana ko kuri ICP hari amahirwe menshi cyangwa se mu muha avantage yo kuba yakoresha blockchain yanyu. Ahubwo ngira ngo jambo utararenga aho ngaho, nuko ntabwo ari blockchain nyinshi cyane zishobora kuraninga AI models, AI artificial intelligence models. Ntabwo ari blockchain nyinshi zishobora kuraninga, ariko ICP ushobora kuraninga AI model. Kugeza ubu ngubu birashoboka, ushobora kuraninga AI model, nayo na avantage ugeneje n'izindi blockchain. Ejo bundi mu minsi yashize twakoze Twitter Space cyo twita ICP Town Hall, Global Town Hall. Ngira ngo abayitabiriye mwarayumvise twavuze kuri Chain Fusion. Chain Fusion ni interoperability iba hagati y'ama chains. Ni ukuvuga tuvuga urugero ukaba ushobora gukoresha functionality za Bitcoin ari kuri smart contract yo kuri ICP. Iyo nayo ni indi avantage ICP ifite bitandukanye n'izindi blockchain, ko ntabwo ari ibintu wasanga ku zindi blockchain. Ushobora kubaka aya ma DeFi wayubaka, donc n'ama projet nubwo bw'ama projet menshi ushobora kubaka kuri ICP, kubera ko nabwo ICP ni blockchain layer ya 3, bivuze ngo yarenze layer ya mbere, layer ya kabiri kuri layer ya 3, bivuze ngo wakubaka smart contract zishobora ku affect ubuzima muri secteur zose z'ubuzima zishoboka, wakubaka projet ishobora ku affect ubuzima bwa buri munsi ukayubakira kuri ICP. Yes, uranyihanga narindi nyuzemo nkunyuze mu ijambo, kugira ngo ndabyo ndabanza kwiyesikiza. Okay, nta kibazo. Wenda reka mbaze ikibazo kimwe cya nyuma, hanyuma wenda mpe abantu nabo bifuza kukubaza, kuko ntekereza ko bafite ibibazo byinshi by'amatsiko kuri ICP, by'umwihariko muri iyi region turimo ya East Africa, kuko ndi kubaza ibintu biri generali. ICP iyo turebye, iyo uyirebye ubona ko ifite fondamento iremereye cyane. Bimwe mu bintu nabonye yibandaho hari decentralization wayivuze,
hari AI nayo wayivuze, ariko hari n'ikindi gikomeye cyo guhindura internet ikaba decentralized. Internet isanzwe iri centralized. Hari icyo waba uzi kuri icyo kintu, kuko nibyo bintu wenda tutavuzeho cyane, guhindura internet mu buryo ikava mu buryo buri centralized hanyuma ikaba decentralized. Hanyuma wenda ubijyanishe kuri ibyo bintu bitatu navuze, bigaragaza ko ICP ifite fondamento iremereye. Ariko nagize ikibazo kuri usability yayo kuri side ya tokenomic. Urabona biriya bintu bibiri twaganiriyeho kare n'ubundi wadusharinze, byo kuba umudeveloper agomba kugura ICP kugira abone gas fees, ndetse n'umuntu uyikoresha usanzwe, abantu nkatwe dukunda ishoramari n'ibindi bigiye bitandukanye, dushobora kuyigura kugira wenda cyangwa se no kuyistakinga. Ariko ni ikibazo mpora nibaza cyane, uyu munsi urakinsubiza. Kuki iyo urebye ICP ifite fondamento iremereye cyane, ndetse iyo urebye usanga mufite vision nziza yo kuzamura aba developers benshi bakoresha ICP mu maproje yabo, abashoramari bari kudevelopa proje zishingiye kuri blockchain. Ariko iyo urebye mu buryo bwa tokenomic, trading volume yayo usanga itari hejuru cyane. Kuki wenda iyo ititabwaho cyane nk'uko wenda no kuzamura aba developers nabyo bigomba kwitabwaho? Ako kantu nako wakansobanurira, hanyuma wasoza tugaha rugari abantu. Ariko duhereye kuri Raphael, murakoze. Sinzi ikibazo cyawe niba nacyumvishe neza. Wavuze ko iyo urebye kuri pariti ya token economics ubona volume ya ICP itari hejuru ugereranyije n'izindi. Icyo cyongera ngo icyo cyasubizwa na technical team ya aba engineer baba kuri ICP, kuko urumva kenshi nibo rimwe na rimwe bashyira ama proposals tugatora gusa, ariko akenshi na kenshi nibo bashobora kumenya neza icyo kibazo uburyo umuntu yagisubiza. Ariko ngira ngo ni nk'uko ku isoko buriya isoko rigira amategeko yaryo. Isoko rigira reka ngufashe gusobanura icyo kibazo abajije. Yes, urakoze Rafael, urakoze. Okay, so muri make watangiye usobanura yuko ICP ifite governance around the world bagiye batandukanye, kugira plutôt ubasha kuhabwa umwanya muri governance space ugomba gustakinga ICP. So bitewe na percentage bakwishyura gustakinga, abantu bishobora guze ICP bagerageza gustakinga. Iyo stakinze ukigiye limita volume ya trading. Iyo volume ya trading ibaye nkeya, niho handi ubona ko nta muvuma nini iri kuba, bitewe nuko token nyinshi zabaye staked, kubera ko investor bizera badashidikanya kuri projet ya ntuza ya like iyo blockchain. So iyo ntuzere uzarebe nka Cardano, izi blockchain zifite staking ratio iri hejuru, zikunze kugira volume yo trading kunze kuba ari nkeya, bitewe nuko smart money baragenda bakagura coin nyinshi and then bakagenda bakazistakinga bashaka iriya return on investment. So iyo ufashe ikintu ukagistakinga muri make ugiholdinze kugira ngo ikintu cyiciro gikora amafaranga. Itandukanye rero nk'abantu batradinga Ethereum, Bitcoin. Ethereum hawe ifite ntuza ari hejuru cyane. Ethereum ikoreshwa mu kugura gas fees yo kugira ngo ugere ku yandi ma projet atarabasha kuba available ku isoko. Ugomba gukoresha, I think abantu barahanga understanding your language, and nta gucengije amara gusubije ijambo sinzi basobanura icyo cyashase kuvuga, wenda wahiraho mu komeza and nyuma ndaza kuzana ibibazo bya nyuma. Gira ngo ibintu uvuze bira muri parité économique, ni nkuko tuvuga urugero ibyo bijya, ni nkuko tuvuga urugero, nkuko ushobora kubara amafaranga ari muri circulation hanze mu bantu,
tuvuga urugero abantu bose baramutse bafashe amafaranga bakagenda bakayahunika hanze muri circulation akahashira n'ubundi ubona ko nyine byateza ikibazo. N'ibyo wari uvuze nuko kuri ICP abantu benshi bibasaba donc abadeveloper basaba kugustakinga amafaranga ari benshi kugira ngo bashe kwishyura za gaze. Noneho bamara kuyastakinga ibyo bitwara amatokeni menshi akava ku isoko. Yavuye ku isoko rero usanga ya trading volume nyine nkuko n'ubundi hoteli wari ubivuzemo niyo ngerageje kubakiraho, usanga n'ubundi ya volume y'amatokeni ashobora kuba tradable yagabanyutse bikagabanya ya trading volume jambo yarari kubaza. Numva mu buryo bworoshye ari ubwo buryo gishobora guta cyumvikanamo, numva aho ngaho gishobora kudacyumvikana mu buryo bworoshye cyane kuruta. Sinzi ikindi kibazo yari yambajije, numva ntakibuka neza, sindi kukibuka. Ni rangaje yo kuvana internet mu buryo buri centralized ikaba decentralized. Icyo ngira ngo biterwa ari amaproje abantu bubaka y'ama DPIN, icyo bita DPIN decentralized infrastructure networks, I mean decentralized physical infrastructure networks. Nibwo buryo bishobora gukorwamo byo byajyamo technical cyane, ntago ndi aware y'iyo topic cyane kuryo nagisubiza cyane very deep nuba promoma, ariko I'm very sure nzakigusubiza, uhumure nzakigusubiza bitari kera. Ariko promoma ntago ndi donc ntago ndi equipe bihagije kukigusubiza icyo cyo. Reka duhe karibu Rafael nawe abaza ibibazo. Ikibazo cya mbere kiragira kiti ICP Rwanda ni izihe institute zo mu Rwanda cyangwa se zikorera ku giti cyangwa za leta zirimo zirifashisha tekinoloji yanyu kugira ngo bubakireho zikoreshwe kame mu byo bakora? Ndi bwifuza niba batari ibanga byemerewe kujya hanze mu bitubwire, kubera ko iyo investor akenera gusobanukirwa demande ya produit ICP iri gushyira ku isoko, abari kwigura bari bo kugira ngo bimwereke agaciro ka cya kintu. Biragoye ko investinga mu kintu utaza agaciro kacyo. Agaciro ka ICP kagomba kuba ari abakiriya bafite cyangwa se nabitegura kuba abakiriya. Eske hanze yaho ngaho hari abanyarwanda ubwabo cyangwa se abantu bari muri East Africa bari gukora investment muri ICP ko understanding the future you blockchain ya ICP? Icyo kibazo cya mbere ariko cyafite ibindi bibazo duhanahana ijambo nakomeza mubaze sindi n'waje ukansubiza niba uri swear for that question. Nta kibazo ndagusubiza. Mu Rwanda promoma hari proje imwe narinzi yo abantu bubatse kuri blockchain, iyo yubatswe na team yabaga muri blockchain association kera, ariko ubu ngubu yaje kwivamo iyo proje, baje kwivamo barayireka kubera ko babonye indi mirimo myinshi nyine barabyihora, ntibakomeza gukora ishoramari muri, ntibashobora gukomeza kuraninga business yabo ko bari bayitangiye bigira mu tundi tuzi. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu ajya muri business yabona kandi kazi kamwishyura ku kwezi business akayireka. Ibyo namahitamo ya buri muntu wese ntabwo twagitindaho. Ariko promoma kubera ko twe twatangiye mu Rwanda dufite ikibazo cy'aba developers, nta ba developers twari dufite bashobora kudevelopa kuri ICP, ntawo rwose ntabwo twari dufite. Rero niyo mpamvu muri izi kota za mbere twabanje gushyira focus nini cyane mu kubera language bakoresha mu kudevelopa cyangwa ntago bari bayizi. Rero urumva niyo mpamvu byadusabye ko muri kota za mbere tubanza kwibanda kuri capacity building, hanyuma wenda muri kota zigiye gukurikiraho zo very sure tuzapatraninga n'ibigo byinshi, kuko ari n'ubu ngubu hari amademanda bahari, hari abo tuganira, hari abongera gutya hajya ko nkonoraho mu gatse dukorane projet imeze gutya na gutya. Mu minsi iri imbere bizashoboka, ariko kuko mu minsi ya mbere twe dutangira twasanze hari icyo kibazo cyuko donc abubatsi ntabari bahari, abo builders ntabari, abo developers ntabari bari gukora ICP, ntabwo twari dufite. Niyo mpamvu twabanje gushyira ingufu cyane muri capacity building, dukorana n'amakaminuza kugira ngo abashoboye gukurikirana, mwabonye vuga butumwa twakoze uko ryari rimeze, ngo jambo ashobora kuba biziko twaganaga kera mvuge vuga butumwa yasetse yatembagaye. Ababona ko ivuga butumwa twakoze twagejeje kuzenguruka amakaminuza menshi kugira ngo tureko twabasha kubaka nibura iyo base y'aba developers. N'ubu turacyari kuyubaka, ntago ari akazi ukora umunsi umwe cyangwa icyumweru kimwe ngo wizere ngo bamaze kubona aba developers,
ariko nibura ubu ngubu turabona ko dufite icyizere cy'uko abadevelopers turi kubabona no kwitabira cyane. Mu minsi iri imbere rero nibwo projet ishobora kuza gutangira kujya hanze. Ubu ngubu ntabwo naguha garanti nkubwire ngo hari projet ziri mu Rwanda zirarengera kuri ICP, kuko ubu ngubu ikibazo cya mbere cyari gihari cyo kubanza gukemura cyari ikibazo cy'abadevelopers, ntabwo twari dufite. Ariko ubu ngubu ubwo twatangiye kubabona n'abandi batangiye kuzamuka bajya ku zindi levels, dukora tekinike nyinshi zitandukanye kugira ngo tureme abadevelopers, ibyo kugira ngo biri ku ruhande, ntabwo aricyo twavuga aka kanya. Ariko mu minsi iri imbere nibwo projet nyinshi zishobora kuza gutangira kurangira kuri ICP, kuko niba hari abitabiriye hackathon twakoze ubushize mu kwezi kwa gatandatu kuri kurangira, mwashoboye kubona amaprojet yavuyemo, abadeveloper bayakoze n'ubu baracyari kuyubaka kugira ngo azashyire ku kigero cy'uko dushobora kuyaronshinga akajya kuri market agakoreshwa. Gutyo tugerageza no gupartneringa n'abandi bakeneye amasolution kugira ngo tuyabubakire. Hari abaduhamagara, hari abo twaprocinga, gusa mu minsi iri imbere ho solution zizaboneka ziranengera kuri ICP, ariko promo ikibazo twagomba kubanza gukemura cyari cyo kubona abadevelopers uko ntabwo twari dufite rwose. Okay, urakoze cyane ku gisubizo cy'ikibazo umpaye. Ntekereza ko ikintu kibura ni uburyo bwo gusobanurira abantu tekinoloji ihari uyu munsi wa none, ikiri gukora n'icyo ishobora gufasha ubucuruzi bwabo cyangwa se government institution kugira ngo bakemure ikibazo bafite. Haracyabura langage ifasha abantu, kuko urabona warebye ukuntu batangiye usobanura ubonye ko bakoresha n'amagambo menshi ari tekinike ku buryo niba utari umudeveloper uyu understanding a computer, you will never understand ibiki kujya miranga. Na niyo mpamvu ubona abantu benshi bazanga agata yigendera. Ariko ndabwiza umuntu wese uri ahanga ko iyi niyo yonyine lifetime, niyo amahirwe ya nyuma mu buzima I think yo gukora ikintu gishobora guchanginga your life maybe guhera none mu myaka 10. Kubera iki? Twese tuzi ko dutuye muri economy y'inganda, aho uruganda rwa Volvo ragenda rwa produce amakamyo bagashyira bakagurisha, inganda nko kuzizi uruganda rw'umuceri n'ibiki byose. Iriya economy irimo irashiftinga. Ntabwo uyu munsi turimo turadevelopa, nta kintu gishyashya bakiri gukora tutazi, sibyo? None se ngubu uzarebe iyo bakoze imodoka nshyashya bahindura amatara y'imbere, wenda imbere bakahindura amabara y'intebe, nta kintu gishyashya bazana muri ibyo bigatuma ibintu bitagurwa. Ariko hari ikintu gishyashya kiri kuza aricyo bita softwares. Buri institution yose ikenera software kugira ngo iraninge company yayo. Ukeneye software kugira ngo ukontrole umubare w'imodoka zawe ziri mu muhanda, eski ihagaze ni yihe, itwaye abagenzi ni yihe. Kuko dufite ibintu, hari abantu benshi bafite imitungo myinshi ariko bagafite ubwo bwo gushora hanze bitewe nuko badafite uburyo cyo bashobora kumanaginga biriya bintu. Icyo kugira ngo wubake iyo software rero ugomba kuyubakira kugira wubake iyo software ugomba kwifashisha izi sinzi kunani nabisobanura mu kinyarwanda cyane, ariko ushobora kwifashisha ICP, ushobora kwifashisha zino tekinoloji zigezweho, uri kumva nka ICP cyangwa se Ethereum, and then ukubakiraho algoritme izagufasha kumanaginga cyangwa se gukora icyo ushaka. Hari umugabo ujya wemamiza icyo bita niba ari single connect, hano urugero ngo hayi usibye ko ari website yubakiwe, sinzi n'ukuntu wenda I don't know what it takes, I think niyo ntuza yoroshye cyane ku developer website, ariko ndaguha urugero muri iki gihe turi kwinjira muri era ya blockchain. Blockchain I think wenda muraza kuza kudusobanura, ariko mu buryo kintu byumva numva ari nka internet wenda layer ya 4, aho ikintu cyose kigezeho bigoye kugihindura, udashobora guhindura, kuko dufite ikibazo cy'uko uyu munsi amadata yose ashobora kuba manipule. Ikintu wavuze ejo bundi ari amateka ari manipule, ashobora kuba manipule bitewe n'inyungu z'ubishaka, ariko on blockchain kigeze kuri blockchain ntushobora kugihindura. That is a huge. Ibaze aho dushobora kumenya transactions zose zibera muri zabereye muri banki nkuru y'igihugu, wenda nimvuga banki ntabwo mari kureba banki wenda i Kigali, kamvuga izonze wenda I'm talking about wenda like mu 2020 twabonye Federal Bank Reserve printing amafaranga angana na economy y'Ubwongereza baya splittinga bank federal zose zo kwisi. Ushobora kushaka kumenya ariko se nihe supply chain y'ana mafaranga yakozwe, ni gute amafaranga yavuye hariya akagera hariya, ntayo banyoroje, ntayasigaye hariya, ese ndara amafaranga batubwira ni ibyo byose yo running on blockchain ubasha kubibona utiriwe verify information kwinjira gusa muri blockchain ugahita uyibona. So iyi technology rero iraza kuza guhindura ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Impamvu kiri ngombwa kubimenya nuko
running. Ndakubwiza ukuri ko internet ikiza bwa mbere iyo uza kuza kubimenya internet wari kugura Facebook ikigura $20 ngiye bwa narayibonye Facebook kuko Facebook ni imwe mu masosiyete ya develop internet. Wari kugura Google ikigura $17 wari kugura Amazon ikira $7. Ejo bundi ndi hano muri Bitcoin conference muri Miami nahuye na famille y'abantu baguze imigabane ya Amazon ikira $7 mu bihumbi 2000 muri 2000. Uyu munsi akubwira ko afite amashato ntuza muri buri state ya Leta Zunze za Amerika. Umugabane wa Amazon wigeze gukubira ku $7,000 nguko kuri ku $2,000 nuko wagabanyijemo kabiri. So ubwo rero wenda ko karagacemo kugira ngo sobanurire audience dufite hano ko majorité nanjye ubwanye ndacyari muri iyo majorité ntago twumva neza langage technique idusobanura neza kumva value y'ibintu turi kuvuga hanga. Ariko none ikibazo cyane nanjyaga ni gute dushobora kudevelopa ushyiraho kudevelopa imvugo ishobora gutuma dusobanura ibi bintu neza mu matwi ya rubanda rugufi kuko nibo bafite amafaranga yo nibo bafite nuvuga kugira ngo hari gihe ufite amafaranga ariko ntumenye icyo kuyakoresha kugira ngo ubashe kuinvestinga comfortably because biragoye kuinvestinga muri ICP gutyo na gutya. I'm pretty sure bajije umuntu wese urangwa ati niki cyavugiye arahirya nta numwe wagusubiza. Why? Because umuntu agusubiza iyo yumvishije. Ariko nanone bisa nkaho natwe twasigaye inyuma kugira ngo twirukankire inyuma y'ibintu biri kugenda. Isi irimo irahinduka but twe ntabwo turi guhinduka. Birabaje cyane. So niki twakora kugira ngo tumenyekanishe ibintu biri kujya mbere. ICP ngiye ubwanjye itopinga 45% ya investment ifite kuri portfolio yanjye. Birakwereka the future y'ukuntu mbona ICP nari kujya. Iri 45% ya investment ifite muri crypto muri crypto market. Why? Yo bwanjye nabonye Dominico William ndekeza kare wa launching ntuza back mu 2000 arimo kuganira kuri ICP. Nabashije kwinjira muri ICP nyigura $2 $2 ntabwo nahise nkora investment. Urumva ko uyu munsi ni $7 nta n'umundi gutekereza kugurisha amapu ari umunsi hafi ibihumbi hafi nka $20 kuri investment nakoze mu. But the value of ICP ntabwo ari ibingibi ndi kubona right now. So ubwo rero ICP Rwanda ndakwinginze ibi ndabivugirira urubyiruko tungana kuko I think ibyo mbona wenda majority batabona cyangwa se nawe ushobora kujya kuri position yuko mbona ibintu nawe ukabibona. Niki dushobora gukora kugira twereke abantu niki kiri kuba niki wakora today kuko burya kugira ngo ukore investment ugomba kubanza kumva business. Dufite aba investor bariko batandastenga business ariko bashaka ko investing in business. That's the problem we have muri sector zose. Usanga umuntu ari kwirukanga cyane agiye gukora investment muri business but ni gute utangira kuba investor kandi gukora investment muri business ugomba kuba uri sophisticated cyane kuruta nyiri business. Nuvuga kugira invest muri ICP ngomba kuba nibura understanding nkuko nyirayo yafashe umwanya agakora kino kintu akajya hari. So uyu munsi kuba ufite amafaranga ntabwo biguqualify ku investing. First we need to understand ni gute dushobora gusobanurira abantu mu Kinyarwanda cyoroshye cyane nubwo nzi ko biragoranye nanjye bijye bingwa kugira ngo understanding neza what is ICP blockchain, ni bande bayikeneye, demand yayo ingana gute, eske n'uruhe ruhare rwa government, ko government niyo muguzi wa mbere muri niburo ukomeye ku isi. Yo wiga economy babanje kwereka uruhare rw'umuconsumer bakakubwira n'uruhare rwa guverinoma. Ko government igiye kugura ikintu ntabwo igura ibintu bagiye gukoresha muri birimwe, bagura ibintu bazakoresha mu ministeri yose, uri kumva ba deploying amafaranga menshi muri kintu gukora. So noneho byageze bitubwire niba wanyumvishe navuze amagambo menshi wena gutandaza gukata, noneho utubwire neza ko abantu bari ahangaha benshi bajya banyandikira nkareba ahantu nahera subiza no gusobanura ni gute dushobora gutangira gusobanurira abantu cyangwa n'iki wababwira abantu mu rwego ni gute mutangire hanga kugira musobanukirwe ibintu turimo hanga, kuko ibintu wena ntibizigira bihindura mu mazina yabyo kugira tubyumve. Muhera hanga kugira wumve bino bintu kugira ngo ejo bundi gari ya moshi tazaducika. Biragoye gufata gari ya moshi yamaze gutambuka kuri station birora bit iyo yavuye kuri station bayagiye ko kayo. Rafael ndakumva cyane. Ibi bintu ntabwo gusa twe tugira ikibazo cyuko n'ubusanzwe gusoma kwacu biri hasi cyane no gushakisha. Donc ubukire dufite kuri information ni buke cyane par rapport y'ubuhari. Hari umuntu duretse kuganira ubusenda bamubwira nti buriya urubyiruko rw'iwacu siba no mu Rwanda na muri Afrika dufite igihu kinini cyane cyicura burindi kitwugarije giterwa nuko isi dusiga mu bijyanye na information. Kujyanye na information isi iradusiga tugasigara inyuma cyane ku buryo usanga
ari byo biduteza ibibazo hafi ya byinshi dufite, kuko information ntazo dufite, kandi kugira ngo twigobotore cya gicu turi hejuru biradusaba information. Rero ngira ngo nsubije ngiye gusubiza ku kibazo cya warubajije, biragoye ko wakiga wavuga ngo ugiye gute ujya kwiga ICP utazi blockchain ni iki. Blockchain ntago wajya kwiga nta notion na nke ufite kuri technology, byo biragoye ahubwo nakugira inama yo kuba uretse cyane gutera iyo ntambwe ndende, ukabanza ukiga basics, mureke dushyira umwanya munini mu gusoma, dusome technology, tumenye technology ngo ni iki, tumenye ngo technology iyi ni itandukanira n'iyi ngiyi hehe, ko nababwiye ubu ngubu blockchain turi kuvuga ni ikiragano cya gatatu cya website cyangwa cya technology ya website. Habayeho ikiragano cya mbere cyo bita web 1, habayeho ikiragano cya kabiri cyitwa web 2. Amenshi mu application turi gukoresha ubu ngubu ari mu kiragano cya kabiri cya web 2, iza Facebook, iza WhatsApp, iza aya application yose ubona hanga dukoresha. Nimvuga yose umve yego ntago yose, kubera ko ya blockchain yatangiye kujya ku isoko, ariko nibura kugero kinini cyane cya application dukoresha ubu ngo na ya web 2 web 3 ntago aratangira kuba menshi. So web 3 ni ikiragano gishyashya, cyari na gishyashya kuko ku isoko aricyo gikoresha iyi decentralization, giheshwa na blockchain, kigakoresha kandi aya economy y'ama tokens. Economy y'ama tokens ni nk'ibyo wakita gufata asset ukayiha agaciro, hanyuma ako gaciro ka asset kakaba gashobora gutuma abantu bayitunga, bakayigabana, bakayihererekanya mu buryo bwinshi butandukanye. Rero ibyo ngibi byo kugira ngo ahubwo gusa utumye mpita numva yuko dukwiye kongera participation twageraga hano kuri zino Twitter space, tugiye kuzibonekaho kenshi kugira ngo dusobanurire abanyarwanda, dufatanye, twigane hamwe ibishobora kuduteza imbere, kuko ejo ngira ngo niba bishobora kuba ari ejo ndi kubisoma, mu Rwanda dufite urubyiruko rwo mu Rwanda rufite 77% by'abaturage b'igihugu gifite ubungu, 77% n'urubyiruko. Kandi ubwo tuvuze urubyiruko tuba turi kubara abanyeshuri cyane abakirangiza kwiga. Urumva aha hari investment nini cyane ishobora kuvana urubyiruko mu bukene, ishobora kubavana mu bushomeri, ishobora gutuma donc bava mu cyiciro kimwe cy'ubuzima bakajya mu kindi. Ariko ikibazo gihari gusa ni information, turi suze informe kugero cyuko bidutera kuba abantu bashobora kwicara akazinga amaboko, atari uko gusa icyo gukora yakibuze, ahubwo gusa ari uko atazi ngo yakora iki. Rero ibi ngibi biraza gutuma twongera ivugabutumwa twakoraga, amakamizo tuyajyemo, hanyuma tugerageze gukoresha n'izi mbuga zindi zishobora kudufasha kugera ku bantu vuba byihuse. Tuvuga urugero nka kuri Twitter, nk'ubu twitabiriye space, ntago ari ngo mbe nasanze umuntu mu rugo iwe, kandi still information turazisharinga, tuzisangire. Nibyo nababwiye, turaza kwitabiriza imbuga, hanyuma duhererekanye amakuru, dufatanye n'abandi, ko ntago ari urugamba rw'umuntu umwe, urungu ni urwa twese. Tugerageze kubaka society yacu, ayo makuru tuyasangire, dutanga ibishoboka byose kugira ngo twese tumenye amakuru yatuvana muri icuraburindi turimo. Hanyuma nkuko nandi gukubwira, ngira ngo kugira ngo umenye ngo uzajye kugera ku kumenya izi technology, abenshi muri twe turi ahangaha twari investinze, yego, ariko ushobora kubwira umuntu uti mbwira mu byo investinzemo ngo ni ibiki, ungukute, ugasanga ntago science biri inyuma ntayize na gato. Ashobora kubwira gusa ngo buri munsi nunguka $1, ariko ambwira uti nsobanura neza iryo dolari ryawe ryungu, ugasanga nta kintu kimwe abizo, ni mu gicuko arabwira gusa nunguka $1 gusa ndaryunguka byonyine. Mu Rwanda mu minsi ishize mwigeze kubona impundura yigeze kubaho y'ama projet yigeze kuza atwika abantu, koko abantu barashya, gihe abo twahuye barira yo ko ariko umugabo w'imvi n'ubwanwa arimo arira, yashoye amafaranga menshi, yego yarashoye nyine, ariko agashya mu buryo nawe umutunguye. Kubera ko gusa nta makuru yari afite, n'information, ikibazo cya information cyonyine, cyuko yari afite information nkeya bigatuma ashya, kuko ugasanga yahiye amafaranga menshi cyane. Nuko gusa ni ikibazo cyuko nta makuru yari afite, nicyo nyine cyamutwitse. Rero urabona, turamutse niba dushyize ingufu mu gusoma, tukamenya izi information, tukazibona, tukiga technology, tukamenya technology ngo ni iki, tukamenya ngo technology twayikoresha iki, ese kuko niyo ibyo bishobora kutubwira neza, bishobora kudufasha gusesengura technology hanze ahangaha, ukamenya business niyo wa investingamo. Ko tuvuga urugero nk'abantu mukora muri business cyangwa se abantu biga business, habaho icyitwa business intelligence.
Donc business intelligence ni ukumenya amakuru yo muri business runaka, ukamenya ngo iki n'iki kigiye kuva ku isoko cyangwa kigiye gusimbuzwa iki ni cyangwa isoko runaka imigabane igiye guhomba, hagiye kuzaba iki n'iki, ndabona iki ni gishobora kuzaba kikaba cyatuma imigabane y'iri soko ihomba, noneho wenda ukaba ushobora bikaba bishobora gufasha kugena ibikorwa wakora bijyanye n'ishoramari ryawe wakoze. Ibyo babyita business intelligence mu bijyanye na business hazanga. Nibaza ko abantu biga business cyangwa se bari muri business ibindi kuvuga donc iyo teori ndi kuvuga bagomba kuba bayumva neza. Rero ibyo ntabwo wabimenya utinformye, ntibibaho. Ntabwo ari ubuhanuzi wasanga akanyarira, ndabarahiye ntibishoboka. Ntabwo wajya akanyarira ngo bakubwire ngo turi kubona ngo tekinoloji runaka igiye kuva ku isoko, mba nkwambaye ibyo ntushobora kubisangayo. Ariko gusa ibi ngibi ushobora kubibona bitewe n'umwanya w'investinze ugasoma, ugomba gusoma ukamenya amakuru. Mu gusoma niba ushobora kuvana izo information turi kuvuga zadufasha. Rero twe nkatwe icyo tuzabikoraho ni ukugereza kuorganiza aya ma event, tukitabira aya ma space, tugafatanya n'abandi bari muri rugamba. Ko tuvuga urugero nk'ubu ngubu twabijemo dusanga Jambo abimazemo iminsi, nawe intambara itamworoheye arwana yo buri munsi. Cyakora ubu byose turaza guhana ibiganza. Ubu abarwanyi biyongereyeho undi umwe yaje mu minsi iri imbere n'abandi barazaho, dufatanye kugira ngo turwane turebe ko Rafael we numvishe usa nkaho imyitozo ihoramo buri munsi y'intambara. Ariko kugira ngo ibyo byose twese icyo tugomba guharanira ni uko gusa twikiza icuraburindi rya information ritwubara hejuru, kuko kuba tudafite information bidusigaza inyuma cyane, bigatuma aho isigana tutahabona. Rimwe na rimwe ugasanga hari ibibazo byinshi dufite bifitiwe igisubizo, ariko kuko ntituzi aho twakura icyo gisubizo, ikibazo kikaduhera tugasanga twaheragwa n'ikibazo kubera ko tutazi aho twakura cya gisubizo, kandi igisubizo already gihari. Ndumva muri make ngira ngo nicyo nabivugaho. Tuzitabira ama space, dukore n'andi yacu, dukore ama event atandukanye, dukora ama awareness campaigns, tujya tuyakora, twigisha aba developers ko ubu ngubu nirwo rugamba twarimo, ariko urabona ko two tumaze kurohereza icyerekezo runaka. Hanyuma twitabire n'izindi, dushaka dukore n'andi activity menshi agamije gusobanurira abantu uburyo iri koranabuhanga ryabafasha kuva mu byo wakita mu bushomeri, mu bukene cyangwa se umusaruro ushobora kubyaza iri koranabuhanga turi kuganamo ubundi. No kongera umusaruro ku byo twamaze kugeraho deja. No gukora itangazamakuru ryandika kuri ekonomi. Itangazamakuru ryacu dufite itangazamakuru rimwe na ryo ryandika kuri crime zabaye hariya, ryandika kuri exactly muri presidency. Agomba kuba ikinyamakuru cyandika ekonomi yonyine gusa. Ujye ubona ko mu Rwanda dufite abanyamakuru benshi, ariko majorite yabo cyangwa se bavuga igice kinini cy'abanyamakuru mu Rwanda bivugira kuri politike gusa. Sinzi ngo mu Gatata sinzi wasambanye n'undi ngo baraherana, sinzi ngo wagize urya, ibintu nk'ibyo ngibyo rimwe na rimwe ushobora kureba ugashakisha. Ubu ne M23 noneho ntaho kivuga ibyo ngibyo. Uwo makuru nzi ya M23 muri ekonomi, ariko ikintu nako umusaruro urubyiruko rwo mu Rwanda rwabikura mugasanga ni hafi ya ntaho. Kandi muri make hari byinshi cyane twakungukira. Gusa amahirwe ari nuko kuri iyi space ndi kuhabona abanyamakuru barahari, mubyitondemo, barahari, bari kutwumva nababonye. Rero nibaza ko nitubanenga bari buve hano babyumvishe. Grand frère, ngiye iyo ubundi njya nkunda kuganira ko iyo hari ikibazo habonetse opportunity yo gukorera amafaranga. Tumaze kubona ko hari ikibazo cy'abanyamakuru bandika kuri economy. That's opportunity yo gukorera amafaranga by being unique and be the umuntu wa mbere gukora icyo kintu ukagikorana umwuga. Uri kumva, iyo uri ufite ibinyamakuru nk'ibyo ngibyo, hari amafaranga leta isohora mu igazeti yayo ya buri mwaka ajya gufasha ibinyamakuru nk'ibyo ngibyo bikora akazi nk'ako ngako. Ifo kubanza kukanasema ngo itangazamakuru rikora amafaranga muri iyo sector ubwayo. Harimo amafaranga ntazi umubare wayo, but ashobora kuba ari menshi kuri wowe, sibyo? Tugarutse gato ku kintu ICP Rwanda y'amasobanura ati ugomba kuba ufite information kugira ngo umenye icyo ugomba gukora, kandi kugira ngo ufate icyemezo kidahubutse. Nanakibutsa ko ariyo nayo age turimo. Isi ntago tukiri muri moyenne age, ni muri ya age y'inganda. Iriya age yararangiye, iriya myaka turi mu isi ya information. Niyo mpamvu ubona umuntu ajya kuri YouTube akadropinga information agahembwa. Biriya bintu avugira kuri YouTube ni information.
kandi information whether ari fake cyangwa ari nyayo byose biri classifié muri information bivangurwa nyuma. So muri iki gihe cya information rero dukora gute? Uzarebe buri societe yose ifite presence kuri internet. Bigusobanuye iki? Ujya kureba government ugasanga guverinoma isigaye ifite page yabo kuri internet. Niba udukeneye ntago ari ngombwa kuza muri ministeri, urashobora no kujya kuri Twitter ukadutweetinga turagusubiza. Ni iki birabintu bisobanuye? Birakwereka impinduka mu buzima zaje ende ntago ziri gusubira inyuma ngo zihagarare. Ni gute umuntu ashobora kugira, hari abantu benshi bagiye babyaza umusaruro internet, harimo nk'umugabo bita Jeff Bezos ucuruza amafoto. Uriya mutipe nta kindi kintu akora usibye gucuruza ifoto y'ikintu agurisha hariya hirya ukaza ugakirika ukagura, ngewe nyiri ifoto nkakohereza ikintu aguze. Bigusobanura iki? Byasa nkaho ushobora kwigana, ntabwo ari ugomba kuba nkawe, just mukopiyana nta kindi. So wenda tutaza kuza gutandukana cyane kuri gahunda y'iki kiganiro. Hari ahantu nifuje ko dusobanurira iski ni gute dushobora gusobanukirwa mu myumvire yacu. Ese umuntu asomye ibintu atumva, kuko gusoma nanjye ndasoma mfite ibintu byinshi nagiye ngura kugira na understanding uru ruganda, ariko harahongera bikanga pe bitewe n'iki, bitewe ariko ndimo ndakora tout possible kugira ngo mbashe kubyumva ko byasaba ko kose, kuko there is no way out, any risk guma muri ibi bintu. So ndibaza nk'iyo uvuze hari ibyo uvuga ngo by'ama nodes, ukivuga nodes deja hari umuntu atakara, sibyo? Ukivuga ngo staking, wenda ndastakinga cyane, urikumva usibye ko mbisobanukiye kuko mbikora, ahubwo bwabye ijambo staking ntabwo mbasha kumva icyo disobanuye. Ubwo ni ngiye umaze hafi imyaka 7 muri uru ruganda. So ubwo ndi kwibaza hari ikintu dushobora gukora, ese ni iki kintu dushobora gukontribute kugira ngo aritwe ko niba tumaze kubona icyo kibazo twagombye kuba twige dushyiraho ibuye bwa mbere, wenda byaboneka ko ibintu turi gukora bifite akamaro ubufasha bukazabuza nyuma. Ni iki dushobora gukora right now kugira ngo dufashe abantu kugeza information mu buryo butagoye, kuko iyo umuntu afite information za nyazo ziri reyere afata icyemezo kitabayemo guhubuka, cyangwa se icyemezo cyiza ko ari ufata icyemezo uri mu gushidikanya. Ese ibintu nibyo tingiye gupfa kugura, ari naho hana abantu benshi bari bizumva ko abantu benshi bajya muri Bitcoin yatangiye kuri 200,000 avuga ati ngiye kuri miliyoni agahita, ariko cyagiye ntago ari cyo kugura, nicyo giye ahubwo abagezemo cyangwa barimo gurisha. Nibwo ngiye muri trading gato mvuye muri economics ya ntuza ya ICP. Kuko abantu benshi nk'abo bagabo b'ubwanwa wahuye nabo bari kurira n'ibiki byose, akenshi bashaka kwinjira muri gare ya moshi iri kugenda, ahanini irakugonga cyangwa se ntabwo bishoboka. Irifo ku understanding, you understand ikintu hakiri kare, ukora investment kikiri gitoya kugira ngo n'igikuru ukurane nacyo. So ubwo rero ni iki dushobora gukora? Singomba kunasubiza none aha ngaha, wenda abandi mpita ijambo bavuge, wenda zo kuza kubitekerezaho. Ni iki dushobora tuzikoranya tubitekereza, ni iki dushobora gukora kugira ngo ibikorwa biri gukorwa muri ibi bintu by'ibrandize amazina ya crypto bimenyekane. Apana ko abantu bashobora byita cryptocurrency, abantu bamaze kubyita cryptocurrency deja hari abantu badashaka no kubyumva, sibyo? Kandi mu by'ukuri yes, komeza crypto. Ejo nari mubwira Jarik, namubwira ati Jarik, twa dukwiye kureba izina ryitwa bino bintu, apana cryptocurrency. Bikuya ko cryptocurrency hari abantu benshi babuze life saving yabo muri ibi bintu. Hari abandi babuze imyizerero y'ejo hazaza. Nk'umuntu ufite nk'imyaka 40, rero ufite nk'imyaka 50 ugatinya ugashyira muri ibi bintu amafaranga, kugira imyaka 50 hari amafaranga umaze gukorera, washyira muri ibi bintu ugasubira inyuma nk'imyaka 30 y'ibintu wakoreye mu myaka 50, you take ibintu uzabikunda, no uzabyanga byakunda. So ni gute dushobora kumenya information tukazibyaza umusaruro hakiri kare, kandi izo information zigasobanuka? Twakora iki? Mumfashe icyo kibazo kize kuza kumvikana wenda ko ngitanze, singomba ko munsubiza none ahanga, ariko I think turangiza tuze kuza kurebera hamwe niki cyakorwa kugira ngo abantu bamenye ibintu bagiye kujyamo mbere yuko babisimbukiramo n'iryari ryo kubijyamo. Kuko ubuzi ibintu ntibikugira ko nijoro kubijyamo. Kuko ufite amafaranga ntibikugira umucuruzi, kuko ufite amafaranga ntibikubwira ngo ugende kugura ngo cryptocurrency. No, ushobora no kuba ayo mafaranga niba utazi ibyo ugiye gukora bireke. Ugomba gukora ibintu uzi 100% by'igiye gukora, cyangwa se wenda ukabugira nkanyi yewe ikiguzi cyane cyo kumenya ibintu nuko ndabikinisha. Mfata amafaranga yo guhomba, ko ngira amafaranga banemere gushyira nkaba nayabura ntacyo bitwaye, nkabangera nkacuranga bira bintu nkabya understanding. Uru ruganda maze nk'imyaka 7 ariko nakure nk'amafaranga rimwe gusa, mpombera nk'amafaranga inshuro zisaga ntazo umubare wazo. Nakure nk'amafaranga rimwe gusa, inshuro nahombye amafaranga sindana yakuramo nahombye mwanga, ariko ubumenyi mfite ni icyo kiguzi cyo nahombye. So the problem ni uko hari imyaka ugeramo ukaba udafite ibyo guhomba.
hano noneho ubu udafite n'ibyo wahomba noneho. So kubera ko rero twese turi muri iyo kategori yo kuba ntacyo dufite twahomba, ni gute dushobora gukora ibintu risike zo guhomba ari zero kandi tugakora ibintu bya nyabyo. Tugomba kuba dukeneye ibyo byose, ubwo ni handi batugeza kuba dufite amakuru ya nyayo, kuko turi muri age ya information. Iyo age ya information bigomba kuba uzi icyo ugiye gukora mbere yo kugikora, ukaba ufite ubumenyi bw'icyo ugiye gukora mbere yo kugikora, ukaba ndetse uri associé na groupe ikora ibyo ugiye gukora mbere yo kubyinjiramo. Aho nitumara kugera aha ngaha, izi risike turi kubona abantu bari gufata byita nk'aho ari financial suicide, ugafata life saving yawe ukayathrowinga mu bintu utandastandinga just because jari kejo wundi yakuyemo inzu n'ikibanza, nako inzu, kuko inzu yose yicara mu kibanza. So ni uburyo buri irresponsible bwo gukora investment. And then mbere yuko investing, understanding economics ya investment ugiye gukora. Iyi company igiye gushyira amafaranga, ikorera amafaranga gute? Eske baruzing kuko gukira ukora amafaranga arayutakaza. Ejo nabonye ikigo cya MTN cyashyize amakuru aze ko babuze miliyoni 10. I cringed. Kwekina cringes. Iriya ni cost yo kuraninga business. Miliyoni 10 z'amanyarwanda ni ikiguzi cyo kuburi muri bucuruzi. Amadolari Rafael. Miliyoni 10. No mukaritase wabe wabyanditse wanze kira kinyamakuru yabyanditse nabi. Niba ari miliyoni 10 z'amadolari n'amafaranga menshi, ariko aba ari miliyoni 10. So kandi impamvu MTN ni ikigo kiri public, ni ikigo ngo kiri owned by n'abantu baba private investor, bagomba kutubwira loss bagize n'irwunguko bagize. Kandi muri kiriya gihe company nkiriya yahombye kuriya, umugabane wawe uramanuka. Ni byiza kwita iyo umanutse kuriya kandi ukabwizera ko MTN ifite contrat za guverinoma n'izifite. MTN ni runninga money billion yo gutransmitting amafaranga kuri telefone. Urebye revenue muri ya bintu, biriya ntabwo bikubwira ngo company yapfuye. Nicyo gihe investor, umuntu uri kuzi kureba ejo hazaza, atavuga ati this is the time to buy. So niba uri ku isoko ry'imigabane y'u Rwanda, I think MTN ni kimwe mu kigo ugomba gushyira kuri portfolio yawe no kureba hafi, kandi ugafata action kitarazamuka and ukagura. Bitewe no ko sindi kubona MTN yavuye ku isoko uyu munsi cyangwa ejo hazaza, ahubwo ndabona potential kuba baraluzinga ari amafaranga, ugomba kwanase uburyo cyo bayaluzinzemo, kuko buryo i company yari yose, company yitwa company bitewe nuko hari abayobozi bayo, bari abayobozi bagendera ku gitekerezo cyabazanye hariya. Yifite abayobozi rero bantakiye bashobora gukora, abayobozi bashobora gukora ikosa rituma company yisanga mu gihombo kingana kuri. Bira byose biterwa n'ubuyobozi. So niyo ubuyobozi bwarakoze ikosa bakisanga mu gihombo cya miliyoni 10 z'amadolari, birumvikana ko ku isoko ry'umugabane, ku isoko ry'imigabane ryayo uri amugabane wa MTN deje wese utakaza agaciro kayo. So icyo ukora ni iki? Iyo uri umwinvestor muri bo, nk'iyo nguze umugabane, nkingiye ku isoko ry'imigabane ngiye kugura umugabane, nkawugura ku madolari 5, nkagura imigabane myinshi. Wa mugabane naguze ku madolari 5 nkawusanga ejo hashashira amezi 2 nkawusanga ku madolari 1. Icyo nkora ntago ari ukuvuga ko nahombye cyangwa se nuko twako understanding company ndashyize amafaranga, niya company arayigunze ku madolari 5 nakayikunze cyane ku idolari 1. Does that make sense? Wakayikunze cyane kugura idolari 1. So murambabarira kuvanga ibintu, reka wenda nsubize ijambo. Hano hari abantu benshi bagiye baza hano ijoro kugenda bagenda, wenda batagenda batatubwiye iki like bataza igitekerezo cyabo. Ubwo wenda ndagaruka ari mu mpeye ya portfolio marakoze.